ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADPR. Mama niwe muntu wa mbere nkunda mu buzima bwanjye. Ndavuga gute mama umbyara mwifatiye kandi yari nge the drug dealer wabo. Ninjira ndwana na animateri kugira ababyeyi b'abakristo hari undi mugisha tubigiriramo. Yes, ashimwe. Amahoro y'Imana bari namwe. Mbaye ikaze kuri The Grace Note Podcast, a place where your faith meets in your life and young heart come alive. Uyu munsi tugiye kuganira kuri topic yiswe My Story from Darkness to Grace. Mbaye ikaze. Merci, umeze neza. Ya meze bokoli. Ubundi Dieu merci ni mu ntoki. Dieu merci, Dieu merci. Ubwo kwivuga Dieu merci ni Dieu merci. Nk'uko ubyumva ni Imana ishimwe. Amen. Ni Dieu merci. Mazina yanjye nitwa Niyonkuru. Niyonkuru Dieu merci. Niyo mazina y'ababyeyi, ni nayo mazina nkoresha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ikiruta ibindi nk'ubuntu nagiriwe cyongerwa ku izina ryanjye ndi umukristo. Amen. Ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADPR. Nkaba ndi umusore. Yeah. I think it's now. Yeah. Turakwakiriye. Twaje kuvuga kuva mu mwijima tujya mu rumuri. Merci. Ubuzima bwa mbere yo gukizwa bwawe bumeze gute? Tuganirize. Ubuzima bwanjye mbere yo gukizwa navuga ngo ni ubuzima nk'uko wabivuze bwari ubuzima bw'umwijima, ariko hari igihe umuntu aba mu buzima bw'umwijima ntamenye ko ari muri ubwo buzima bw'umwijima kugeza igihe uboneye rwa rumuri ukamenya yuko cya gice cy'ubuzima wari urimo kuko cyari umwijima. Ndumva ari bwo buryo nasobanuramo icyo kintu, kereka niba ari témoignage runaka umuntu ashobora kuganira y'ubuzima. Wowe byagenze gute kugira ngo uhure n'Imana? Mwahuriye hehe? Navuga ngo icyo nakita ubuzima bwanjye bw'umwijima ni ubuzima nabayemo ntazi Kristo. Ndi umwana wavukiye mu muryango w'abatambyi, ababyeyi bazi Imana, ababyeyi badutozaga gusenga, ariko nza gusobanukirwa yuko kuba iwanyu ari abatambyi cyangwa ari abantu bakorera Imana, ari abantu bazi gusenga, bivuze ngo nawe niwo uriwe. Niyo mpamvu mbivuga gutya nkavuga ngo nitwa umukristo kuko ari ubuntu nagiriwe. Ni ubuntu nagiriwe ku giti cyanjye ngewe ubwanjye. Ntago ari uko kugira ababyeyi b'abatambyi ari ikintu kibi, ni ikintu cy'umugisha, ni ikintu cy'umumaro, ariko nanone kumenya yuko nawe watoranyijwe cyangwa kumenya ubuntu bw'Imana tugirirwa nyine uko ubyumva ubuntu bw'Imana ari ikindi kintu kiri apart ku muntu ku giti cyiwe. So ubuzima bwanjye rero nakuze nozwa gusenga, nza kugera igihe navuga ngo umubi cya Satani agira gutya aranyiba ankura muri ubwo buntu, sinakomereza muri uwo murongo w'ababyeyi badutozaga, njya mu yindi mico itandukanye nk'umujene, cyane navuga nk'umwana uri mu murabyiruka, imico mibi itandukanye, kunywa inzoga. I used to smoke. After to smoke, I be the drug dealer. Yeah, that was darkness things. I do many bad things in my life. Kuburyo sometimes people they saying ko batajya babasha ngo baba addicted kuburyo ibintu batabivamo. Ako ubuntu bw'Imana iyo bukugezeho burakoza wese bukakugira mushya. So ubuzima bwanjye rero bw'umwijima
hari icyo gice cyo kuba umuntu yari umunywi yari umusinzi ataha mu rugo rw'ababyeyi b'abakristo, icyo gikomere kikajya ku muryango kikaba no kuri wowe ubwawe bitewe n'ibyo hanyuma y'uko watakaje bwa bwenge mu kunywa, mu gusinda, ibyo wakoreyemo, ibyo wakoze. Hari ubuzima bwo kubaho usmokinga, ni ubundi buzima nabwo bw'ikindi gice cy'umwijima bitewe n'ibyo ibyo bintu smokinga byaguteje gukora. Hakabaho no kuba drug dealer. So usibye no kwangirika wowe ubwawe ku giti cyawe ugatangiza kwangiza abandi, ni igice cy'umwijima ku buzima bwanjye. Unganaga gute? Wamaze igihe kingana gute? Nari mfite imyaka 14. Nari mfite imyaka 14 kugeza ku myaka 18 nakoraga ibyo bintu. Natangiye kumenya ubuntu bw'Imana nabwo bitaraza neza. Nibuka ko navuga ngo nabaye umukristo by'ukuri mfite imyaka 21. That's so painful. Kumva kuri 18 hari indi myaka 4 yaciyemo, ine kuri 3 y'intambara. 4 kuri 3 y'intambara kugira ngo mbi cyaremwe gishya. Ni kwibaza ibibazo byinshi. Kuri iyo myaka ko ukiri mutoya, ibyo bintu nabikuraga he? Ninde wabikwanduje? Byaje gute? Ikintu cya mbere hari ibintu bita navuga click cyangwa ukuntu mwarabyirukanye, abana mubyirukana bakagenda muhura n'imico igiye itandukanye. Nibaza byabaye menshi cyangwa byabaye worse, byabaye bibi kurushaho nangiye segonderi ku myaka 13, biba cyane noneho kurushaho kuri 14. Urumva nangiye high school muye n'abana baturutse agiye atandukanye, buri wese afite uko yarezwe, buri wese afite ikintu cye, buri wese afite ikintu cye, noneho ukisanga muri ya group runaka, noneho hakabaho peer pressure yo kugira ngo umere nkabo cyangwa ukore nk'ibyabo. Noneho the worst things, hari ukuntu umuntu aba ateye wumva ugomba kuba perfection muri icyo kintu. So I work hard for being perfection, but kugerageza cyane kuba perfection it distracts me, kiragenda biranyangiza kurushaho, kubera ko already nyine icyo wakoreye cyane nicyo usarura. Mu rugo wabimenye ryari ababyeyi? Umunsi mu rugo babimenya niwo munsi wambabaje mu buzima bwanjye. Ku ishuri nagiraga amahirwe, naragendaga ngakora ibyo ngomba gukora, nkiga, sometimes nkagirirwa umugisha w'Imana tutazi ahantu uvuye, amanota akaba meza, nkataha nk'umwana. Ibyo bintu nabikoraga ku ishuri. Nataha mu rugo, nkicara mu rugo, nkaba ndi umwana mwiza umeze neza, nkasubira ku ishuri, nkasubira muri bwa buzima bwanjye. So one day haje kubaho ikintu kimwe, twari tumaze kugera igihe muri high school, baratora abayobozi b'ikigo. Urumva twari tumazemo, nari ngeze mu wa kabiri segonderi, hanyuma batora abayobozi b'ikigo. Nari ndi umuntu ukunda show, ukunda ambiance cyane. Noneho ya perfection yanjye nakubwiraga, niba nagiye gukora ambiance nagombaga kuyikora cyane. So mu kigo batoye, urumva batoreraga ku majwi y'abantu benshi. Urumva niba ari icyo kintu urimo, banorera kuba umu DJ ku ishuri.
ariko nkaba nari ngeze kuri level, urumva level yo kunywa inzoga nari narayirenze, numva kunywa inzoga zitakimfata. I start using bangi, urumogi, kugira ngo ngende nkurure highs numve zimeze neza, and after byabyo bigira igihe nkumva noneho kuko byanshiranaga, nkumva ibyo ndimo ndakoresha birimo birashira, ngira igihe noneho nkabitunga ari byinshi ku ishuri niga ku ishuri. Nari naragiye ndabona hari ukuntu bateraga, nari mfite matera nini ku ishuri komutera, ndagenda ntago nzi ngo ibyo bintu byari bimeze bite, ntago nzi n'uburyo nabikoragamo, tugakuramo biriya bintu biba birimo imbere, amapamba tukayikata, twamara kuyikata muri ya matera niho nashyiragamo amabulu yanjye yose. Insiti yo kuryama ku mapamba njye naryamaga kuri ibyo bintu, biba byinshi ngatangira noneho kubiselinga mu kigo, kubiselinga ku bantu. I do the business. Niyo mpamvu mvuga ngo being the drug dealer, urumva uwo muntu nari ndiwe. Hanyuma igihe cyaje kuba njyewe ntangira noneho kurumva, kuko nari nangiye kwinjira muri departement z'abayobozi, kugabanya kubinywa cyane kugira bitangaragaraho muri icyo kigo nigagamo. Ariko still kuko business yaragendaga, I keep selling it, business kuri business kabisa. Nza kuyiselinga, yari muri weekend, twageraga kuriya muri weekend tugira ibintu by'ibirori, urumva DJ bundi bwo weekend yabaga ari ya DJ nawe wayiteguraga, turareba film uyu munsi, hari boom, ibyo bintu nitwe twabaga twabipanze. Uwo munsi hari umunsi wa filime rero. So niyuse kugira ngo ngere ku munsi wacu babimenyeho, naraselinze abacuti banjye, mbaselinga deal ko zigomba kumera. Twari tuvuye muri refectoire ari nimugoroba, baragenda bajya gukora ibyo bakora, nanjye ubwo ngubwo njya kuri salle kwerekana filime, kuko abanyeshuri bari bamaze kugera kuri salle, nari ndi DJ maze gutanga ibyo ngomba gutanga. Hanyuma movie bagombaga kureba bwa kabiri, twayikoreshaga amasede, bino bintu bya internet n'ibiki byari bitaraza. DJ yakoreshaga ama CDs, tugiye muri vacances, ama movie bazareba tukayashyira kuri CD, imiziki igezweho twayirebaga muri vacances twaje tukayitwara ku masede. Nibagirwa CD ya movie, ndangije ngenda ngiye gutora CD, nsubira mu kigo ngiye gutora CD. Ngiye gutora CD, animateri nkubitana na animateri arimo arashakisha arebe ko nta banyeshuri basigaye mu kigo, bose bari mu mwanya umwe n'inshingano ze, avuge aba bararyamye bari muri salle kugira ngo dushungire umutekano. Abo banyeshuri bakaba bari inyuma ya class ariho bavuye kubikorera, abo nari namaze guselinga bya bintu. Noneho animateri mubonye afite itoroshi na ba bantu mbona yabafashe, ngewe nuva naratambutse nambutse nisanga muri ya click ya ba bantu ready bavuye gucoma, kandi yari nge the drug dealer wabo. Fata umwanzuro kugira ngo ibyo bintu bize kungeho, kuko iyo bajya kubafatana ngo izo ball niko twabitekerezaga, kandi nako byari biri, urumva hagombaga aho byavuye bigatuma bazaza kunsaka, bigatuma bamfata bakamfunga. Ibyo bintu nabitekereje muri ako kanya nyihagaze aho ngaho. Actually ninjira muri iyo click, nyikinjira muri iyo click ntago ninjiye mbaza ngo byagenze bite, already narabibonaga ikigiye gukuba. Animateri ahagararanye n'abo bantu, iyo twitaga abajama banjye. Abajama banjye mbona babafashe, kandi nari namaze kubakorera geste, mbona ko biri bube bigoranye. So ninjiye ndwana. Yeah, of course. Animateri ahari? Exactly, animateri ari aho ngaho. But he was drunk. Wari wanyweyeho? Of course, drunk. Twaranywaga mu gitondo cyane mugoroba. Actually nahise activating, nazi ngo na-activating ibintu bivuye. Ninjira ndwana na animateri. Already yari yamaze kuzifata, turazifata nzimukura mu ntoki, ndazijugunya. Noneho nzijugunya ahantu hari ishyamba hafi yacu ku buryo kubibona bitari kumworohera. Ariko navuga ngo hagati aho ni ubuntu bw'Imana, kuko yari yo calling yanjye ya mbere, yari yo
icyo kintu cyari gukomanga ku mutima wanjye bwa mbere yari yo calling y'Imana, kuko narabijugunye already, ibintu biba bibaye free, numva yuko nta kintu ari bunshinze kuko ihakana turi babiri, kumbwira ngo abantu banywera urumogi, wababonye hehe, wabibonye hehe, urabifite ibimenyetso ufite, byarashobokaga. Ariko muri uwo mwanya from nowhere I confess myself, mfata urupapuro ndandika amazina yanjye, ndandika njyewe Niyonkuru DMS bimeze bitya, animateri yamfatanye urumogi mu kigo cy'ishuri, niwe nanditse urupapuro, nandika urupapuro yamfatanye urumogi mu kigo cy'ishuri bimeze bitya na bitya, ndasaba imbabazi ko bitazongera, ndagenda nducisha muri biro ya animateri of course, ku giti cyanjye ndabyikorera. Maze kubikora hari muri weekend, ubwo urabyumva, muri weekend noneho impamvu byanga icyo kintu gisa cyambabaje, mu rugo hari haje abashyitsi, mama yabaganirije uburyo afite umusore w'igitangaza, ababyeyi ati merci n'umwana mwiza, merci ariga kwishura agatsinda, azana amanota meza, muri vacances aba yicaye mu rugo, abakora imirimo, ku ishuri bamamagara bambwira ko ibintu biri bon. Noneho gukonfesinga icyo kintu, kuwa mbere baza kutureba, abayobozi baratwihoreye, kuwa mbere baza kutureba ku ishuri batarahamagara ababyeyi ngo bababwire. Abayobozi baza kuduhamagara ku ishuri kugira ngo ntago bumvaga uburyo umuntu yanditse urupapuro n'amazina akemera icyaha cyo gucuruza urumogi, cyo gukora ibyo bintu. Narindi wa munyeshuri uri sweet ku bayobozi, uri sweet, abarimu nari mfite nari sweet kuri bo, kuko na making sure, urumva iyo umuntu akoresha biriya bintu bimutwara uko ukundi kuntu, narabikoreshaga nkaba timide, nkaba wa muntu wicara class nkareba kuza ku kibaho nkatuza. Abayobozi bo n'abarimu bakavuga urya mwana ari cool, Melissa ari cool, bitewe nuko bambona iyo ngeze mu mwanya wanjye wa stage I be crazy. Iyo ndi mu kigo I'm crazy one, nagera muri class bakabona ndatuje, nibamenye bimeze bite, bigenda bite. So abarimu kubibabwira babakoresha inama, bababwira hari umwana warwanye na animateri, babafatanya ibiyobyabwenge bimeze bitya, baranabyemera, babakoresha inama, aravuga ati niba ari merci ntago bishoboka. Dieu merci, n'umwana tuzi uri perfect, n'umwana tuzi umeze gutya, ntago we yakora bino bintu. Baradutumiza, abayobozi batangira gushaka ku mpande, baza kunganiza, barambira koko bino bintu warabikoze, bino bintu byabayeho, ni wowe wabikora nyine. They disappointed, birabarenga. So bahamagara mu rugo, barababwira ngo umwana wanyu twamufatanye ibiyobyabwenge, acuruza ibiyobyabwenge ku ishuri, bamenye gute gucuruza ibiyobyabwenge, muzaze kumutwara. Yayi confess muri ya leta, uvuze ko nabicuruza. Yeah, of course, muri ya leta navuze yuko ngiye ncuruza ibiyobyabwenge mbifite. Ukawera from nowhere, nta muntu wabimfatanye, nta n'uwabibonye, urumva, kuko ngibyo nari namaze kubikora, nahise ngenda nda cleaninga material, ibintu byose mbikuramo, ndabicleaninga, ibintu byose birarangira, nta kintu na kimwe bigeze bamfatana. No, njye wayi confess on paper, njye ndi imbere yabo ndabyemera, ariko ntabwo nari nzi kirimo kirabinyemeza. Kuko before I go njya kurwana na animateri, nari mfite gahunda yo gucleaninga shit zanjye, ariko ntago nari nzi kirimo kirankoresha kuba confess, kuba ndimo ndakonfessinga ko ngewe nkora ibyo bintu. Urumva umubyeyi wakiriye telefone mu rugo rero, ku cyumweru yari yaratiye ababyeyi bose bamusuye, the way afite umwana w'igitangaza, the way afite umwana ewana sinzi, urabizi iyo umubyeyi ageze igihe cyo kukurata ukuntu biba bimeze. Mama umubwira ngo niyo part yambabaje n'uyu munsi mu buzima bwanjye. Mama twaravuganye kuri telefone, kuko urumva iyo case nigaga mu kigo cy'abapadiri yari case nini, kuko n'ubwa mbere yari igaragaye, yari nini cyane. Yamaze like
4 days barananiwe gufata umwanzuro, barimo baradukorera inama, si aba bana tuzabaharamvuye, aba bana turabafungisha. Mama arambwira ngo umeze nk'umuntu wari umaze kunzamura kuri etaje hejuru ndende cyane, flow kuri flow nzamura, maze ungejeje hejuru uranjugunya urana. That was really bad. That was really good. Mama niwe muntu wa mbere nkunda mu buzima bwanjye. So I take those scenario ndavuga gute mama mbyara mwifatiye. Of course namuhaye icyizere cyose, namweretse perfection, mwereka ndi mwiza, mwereka ibiki. None ndamugambaniye. I say You make me cry. that was crazy though. Icyo gihe byari bigoranye, urabyumva, narakomeretse pe. Nibwo wumvise none ingana ibyo wakoze? Nicyo gihe numvishe uburemere bw'ibintu byose mera sinavuga nk'ukangutse. Byari binini byatari, byari binini, ariko nagiye mu rugo, byaje kurangira story yanjye nyihutishe. Barabirukanye? Baje kudukoresha assemblement, birukaniraga kuri assemblement. Ababyeyi bahari? Ababyeyi bagombaga kuza, bakwirukana bagwaramvuye ababyeyi bawe bahagaze aho ngaho, kandi ntabwo bagutumaga umubyeyi umwe, bose bagutumaga ababyeyi bose. ngira imagine wibonye we nabo. No, mama byaramunaniye kuza kundeba. So haza papa, haza n'umuwanko wanjye. Ariko deal yari ihari, ubundi bwo yari iyo polisi yagombaga kuza kudutwara. Ariko nari mfite umutonto, bahagera mbere yuko polisi hagera. Barimo baratwirukana, abanyeshuri, drama zizi zo ku ishuri, bararira, bandi bla bla bla, ariko nari nzi kubana n'abantu, nicyo kintu nari nzi. Because banyeretse urukundo muri njyewe, ariko urukundo banyerekaga kubera ukuntu nari ndi mubi, birandenga. Ngavuga ngo ntago ari mwe mwakanyeretse urukundo, ari mwe nangizaga daily by daily. Kuko nari ndi umusupplier, bari bo babaya. Uko the more barira, the more bavuga, urumva haba hari n'udusirino tw'umugangster ku ishuri. Urumva ntago nabo ari kumamagara iryo zina, nari mfite irindi zina babaga bamamagara. Nakundaga kwita Mandela, numvaga ndi umuntu uzakora amateka. Nitwaga Mandela, njye numvaga amateka ngomba kuyakora, ngomba kuba icyamamare. Mandela ryari rigezweho, ndavuga ka Mandela, ariko kuki? Why not you? Shombonera nanjye bwibone. Bwibone. So that was tag life. Nagiye mu rugo ndifungirana. Nshaka kumenya uhura na mama mu maso. Nshaka kumenya uhura na mama. Before urumva niwese twagize amahirwe baratwirukana, nyine dupakira ibintu twirukanka. Urumva anko yarabizi yuko tonto yarabizi yuko hari abandi bantu bari inyuma bagomba kuza. So dupakira ibintu mu modoka twirukanka fast tuhita dufunga byo. Twasobekanye na polisi irimo iraza. Urumva twasohotse mu kigo. Polisi zari zabimenye? Of course. Urumva ni materi, kubera ko yari afite umujinya yuko twamukubise, twagize gute. Urumva abarimu batwigishaga nibo bahisemo umwanzuro kuvuga ngo
mumureke atahe tuzabitekerezaho azahinduka byibura basi ko yari umwana muzima ariko animateri we yari yababajwe n'icyo kintu twasohotse twasohotse mu kigo polisi irimo irinjira it's like navuga ngo ni nk'ubuntu nyine Imana yari arimo aranyereka you deserve this but for my grace I give you this kubera ko ntago nkora nk'uko amwe mukora ibyo mungirira ntago ari byo mba naratashye ntago mama yigeze aza kundeba it take me like byamfashe mu rugo tuba mu nzu imwe nuvuga ngo nabaye mu gihe cy'umwijima nageze mu rugo umutantine wakoraga mu rugo ahita avunika nta bandi bantu babaga mu rugo yari njyewe na papa na mama n'umutantine avunitse biba ngombwa ko atazigira iyindi mirimo yongera gukora n'imwe baravuga urwacu ntaho tuzakujugunya gusa ugiye kwimenya ibyo kurya muri stock birahari nta kintu nari nzi gukora uzajya witekera inzara nikwica ibyo birakureba mama yataga nimugoroba gusa avuga papa urumva yaryaga mu rugo ubundi bwo saa sita gusa kuva icyo gihe niyongeye kuza yataha ngo aze kurya mu rugo mama yatahaga aje kumutekera gusa nimugoroba ntago mama yamvugishije hafi nk'ukwezi kose bari baguhera mvoye bamayiramvoye mara nk'ukwezi mama ataha akajya mu cyumba cye yari we nshuti magana niba ifite naganizaga ibintu byose atamvugisha no ku mazi nta kibazo atamvugisha nk'ukwezi tutaravugana tuza kwicara mu cyumba ariko before gato yaho umunsi namusanze mu cyumba cy'abashyitsi ariho arandeba mu maso gusa ararira arangije nibwo yambwiye iryo jambo arambwira ngo umeze nk'umuntu wari umaze kunzamura hejuru none pushing the down niho rero darkness life yanjye yatangiriye ubwo buzima bw'umwijima iryo jambo rikangarukamo uko ndyamye uko ngize gute mbona nyine ko ubugambanyi ndumva niyanze muri njyewe kuva icyo gihe sinigeze nongera na rimwe gutekinga banki kuvuga ngo ndacamye muzi biki niho hantu byarangiriye nsigarana ubuzima bwo kurwana no kuvuga ngo ndumva narafataga banki tunywa inzoga za makeya hari ubuntu bwari bugezweho bwo mu bushashi bwa gitoko bwaki abantu babuzi sinzi urumva kubera ubuzima bwo kubaho ni jyenyine rimwe na rimwe nataka ikamfata ndi mu rugo ariko ewana nkarwana nabwo rimwe na rimwe nkikurura umusatsi uragenda umereraho sinigeraga nsohoka mu nzu ndagenda ndasuka imisatsi nkajya numva mba depressed kubera gushaka taki ibyo bintu kugira gute n'abantu noneho bari bakuzi kubera kugenda mu makliki y'abantu bakuru bakubwira ngo ino nari bingwino tukugurira icyo kunywa noneho kwikura muri iyo click yo kuvuga ngo mfite kurekera kuzongera kunywa inzoga mfite kuva kuri ibi bintu kuko nkabifataho umwanzuro ni ubuntu bw'Imana kubera yuko nari mfite opportunity ibihumbi n'ibihumbi byo kubigumamo nanywaga inzoga nishyuye hari ndi umuhitmaker muri quartier no ku ishuri reka tusome muri Yesaya 2:18 haravuga ngo naho ibyaha byanyu byaba bitukura cyane bizahinduka umweru nk'urubura. Merci ugiye kutuganiriza ku buzima bwawe bwo kwakira Yesu.
Yeah. byagenze bite nyuma y'uko wari uri depressed, nyuma y'uko wari ufite taki, nyuma y'ibintu byose waciyemo bikomeye ku buryo hariho n'ababyeyi njya numva iyo bafite abana bananiranye bamwe nabo bagira depression. Nkeka ko ku mugani wawe nko gutenguha umubyeyi ugatenguha abantu bose nawe ubwawe ukiyanga ni ibintu bikomeye. Yesu yagusanze muri uwo mwijima, yagusanze ate, mwahuye gute? Navuga ngo mbere na mbere ndashimira Imana ko yanyeretse ubuntu bwayo. Amen. Ariko no kugira ababyeyi b'abakristo hari undi mugisha tubigiriramo. Ndabashimira ko they didn't give up on me. Sure. Amen. Byamfashe like amezi 3 byo kubaho mu buzima bwo gufightinga nanjye njyewe, abyuka ngireba muri miruwari nkavuga uyu ni njye, mfite guhangana nawe, ni wowe mwanzi wanjye. Baje kunshakira ikindi kigo nyuma by'umubyeyi, abari by'umubyeyi, nubwo mama urumva yatamvugishaga yakomezaga pushinga papa, umwana wanjye agomba kwiga, umwana wanjye agomba kujya ku ishuri, ariko ibyo ntabwo nari mbizi. Muzehe yari yararakaye ku buryo yavuze ati I give up to this boy. Ariko umubyeyi nyine w'umumama agakomeza agapushinga, umwana agomba kwiga, umwana agomba kwiga. Ndabizi yuko igihe kizagera, ndabizi ko agomba kuzakorera Imana. Tuza kuganira, ndashaka kuvuga ngo ubuntu bw'Imana ukuntu bwaje kuri njye. Igihe cyaje kugera nyine umubyeyi nyine imbabazi, nakomeza kumusaba imbabazi, nkanakora ibikorwa byose bishoboka kugira ngo ngaragaze ko nahindutse. Aho kugira ngo ambwire bya bindi byahashize, yarambwira ndabizi ko uzakorera Imana. Ndabizi wowe uzakorera Imana, ndabizi wowe uzakorera Imana. Ariko njyewe aza gangster nkavuga kuhagarara wenda nahinduka, ariko ibintu byo kujya kubera ibintu byo kuvugira Imana, kuvuga Imana ibintu byo muri Bibiliya, kuvuga ngo Imana, nkumva ntabwo bibaho, nkumva ni ibintu bitamfasha. Nkavuga bizakorera abandi, bizakorwa n'abandi, njyewe ntabwo ari njyewe. Ariko ariko ndabizi yuko uzankorera, igihe kizagera umvugire, vuga imirimo yanjye, vuga ibyo nagukoreye. Ndavuga vuga uvuye aha. Ndagenda banshakira ikindi kigo, nkaba nararetse ibyo bintu byo kunywa drugs, ariko sometimes nkavuga ko nzajya ngerageza byibura basi mu kwa 12 wenda nzajya nihangana. Natangiye ari rimwe mu mezi 3, mfata amezi 6. It's a process kugira ngo ndeke kunywa. Ndavuga mu mezi 3 nzajya nzifata, ariko nzajya njya ku ishuri ko tugira ibihembwe 3 nkabanza nzifata, ariko turi muri vacances. Bigera igihe ndavuga noneho nzajya nsoza zimwe ku mwaka. Ubwo urumva nari narakira ubuntu bw'Imana, Kristo umwami n'umukiza ku buzima bwanjye. Nza gukora impanuka ikomeye cyane, mbona ko ubuzima bwanjye burangiye. Nguko nabikubwiraga, yewe gukizwa kwanjye cyangwa kwakira Kristo byabaye nko navuga mu buryo butatu, kugira ngo nemere ko ibyo bintu bibaye, mu buryo bugera nko muri butatu, kugira ngo menye ubuntu bw'Imana n'uyu munsi aribwo ngenderamo. Noneho ibyo bitabaye iby'ubutatu biba mu buzima bwanjye bwa buri munsi, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Bwa mbere habayeho iyi approachment, Imana baranyirukana, inshikisha gereza mbibona. Nyuma y'igihe ndavuga byari byo kuba nyine
birarangira n'umubyeyi aza kunganiriza ndavuga acana bizashyira nyine biba ariko ndahindura utuntu ariko birakomeza nza gukora indi mpanuka byo ni ibindi bintu birebire nabyo ubwo hari tayaciyemo yo kugira ngo ngere kugira icyo gihe Imana yongera kumpamagara nkora impanuka nari napfuye byarangiye kuko muri vacances buri buke njya ku ishuri ndi ku kindi kigo narakorashije wari ugifata drug no ntabwo nari ngifata drug ariko hari uduco nari mfite tutari clear ubucakura bwinshi butari clear nkora impanuka kugera igihe nayikoze ndi umwe nari ndi kuri moto umuntu antwaye imodoka iratugonga we arahagarara amera neza ngenda nisanga munsi y'imodoka muri bya byuma biba bifata ku modoka noneho kuri biriya byuma biba bishinyitse biragenda bifata mu nyama mo imbere mu mugongo w'abantu imodoka irankuba kugeza igihe kugira ngo bayinguremo nta gukungurira byashobokaga basabye baze baterura imodoka ukwayo bayijyane biki n'ibindi ni yindi approachment sibyo no we have a time yenze gute I think we can just talk about it for the next time. It's gonna be cool. Yeah, iyo yari yindi appointment nari mbonanye nari ngiye kubonana n'Imana. Yeah, ndabibona ko ubuzima burangiye hahandi. Ubwo nta kintu nashinzaga ko twari turi muri life igoranye. Nakoze impanuka ngemuriye papa ari mu bitaro. Kandi nabikubwiye hambere urumva yari ngiye na mama na papa kenshi abavandimwe banjye bari bakuru abandi bari batoya cyane abakuru rero bigaga muri za secondaire abandi bararangije bari mu bindi bintu abandi bari batoya abandi yari ngi uri mido n'ubundi bwagombaga gukora ibyo bintu byose guhuza izo mpande zose no mu rugo n'ubundi bwo ninjye mido huza uruhande rw'abantu bakuru n'urw'abatoya iyo yari appointment ya kabiri hari ya mbere yo kunshishiriza gereza hari appointment ya kabiri yo guhura n'Imana nkora impanuka appointment rero ya gatatu ariyo navuga ngo nabonemo ubuntu bw'Imana impanuka yarabaye irarangira tronkome ndayikora iba neza inagenda neza ndanatsinda ho Imana yakomeje kungirira ubuntu ndanatsinda nza no mu bantu ba mbere mu cyiciro cya mbere mu gihugu meze neza kabisa ku manota yanjye kuri leta itanga ibigo biriya bintu twe kera barabikontaga byabaga ari ibintu biri grave kuba waje aho hantu byabaga ari ibintu binini ndapasinga fresh bimeze neza njya ku kigo nagiye kwigiraho njya ahantu hafi bita Igiheke ni muri za Rusizi ndwara indwara mara like 2 weeks narya naragiye ndwara ibintu umuhogo urabyimba urafatana niba ari amanjine ntago mbizi urafatana noneho bya bindi twiyaranje by'abanyeshuri bakavuga ngo ufate amakara ngo yacucume ngo yashyire mu mazi ashyushye yashyire muri mukaru ukabinywa nkababara nkarira amarira nkwenda gupfa bakavuga buzabukira kubera harakonjaga cyane kwa support ubuzima bwanjye burananira ndwara igifu biranga biba ngombwa ko bama transfer kujya kwivuriza mu rugo nje muganga aravuga ati possibility zishoboka n'ebyiri ni ukumubaga ntazigire yigira kuvuga na rimwe iyi mitsi ni imitsi yari yabyimbyemo hano kubera ko byari ikintu kimeze hari ibintu bijya bavuga ngo ikirimi abana barwara ikirimi narasamaga inyama kubera ukuntu zari zarabyimbye bikaza mu kanwa bakabibona byari worse cyane baravuga rero kino kintu turaza kugikurura tugifatisha umukasi tugikate ariko possibility n'ebyiri naramuka akize nuza tugiye operation tugiye kumukorera nukuza kugikata kuko ni umutsi wabyimbye tugahuza iyo mitsi ariko ntago azigera yongera kuvuga azahita bikirege burundu azajya yumva ariko ntavuge ati cyangwa iramutse failinze ashobora kuvirirana paka apfuye
ari izo possibility ebyiri bagomba guhita n'ubundi bwo kugikata bo turaza kugikata ariko turagikata aguma azaba ari kiragi. That was another third appointment. Urumva nyine ubuzima bwo kugira ngo umukristo ntago sinzi njyewe nyine bwasabye process. Appointment ya mbere wapi, ya kabiri wapi, ya gatatu, ariko uyu munsi ndashima Imana ko mvuga. Amen. Amen. Haje kuza umuganga from nowhere. Barakubaze? Ntago bambaza. Byaje kurangira banyandikiye inshinge baneraga. Zararyanaga pe. Zararyanaga ariko banera inshinge ubwo ndashaka kubyihutisha baba. Za kugera igihe ndavuga haciyemo igihe kitari gito mba mu bitaro. Banera izo nshinge buri munsi kugira ngo zizabyimbura ibyo bintu. Nza kubaho. Urakira burundu uravuga. Ndakira ndavuga. Amen. So aho hantu niho hantu naje noneho kwemerera mbona ko ibintu ndimo ndakina nabyo. Ashobora kuba harimo ikindi kintu runaka. Ariko ntago nari nzi ngo ubuntu bw'Imana n'ubuhe. Kuko impamvu uvuga ngo n'ubuntu bw'Imana nuko nta ruhare nabigizemo. Yego. Ni ibintu byaje kuko ari ubuntu bw'Imana. Naje kwita mva kuri icyo kigo ndarukurasa njya ku kindi kigo. Ngiye ku kindi kigo, nagiye ku kigo nari nduha umusitari noneho byanyabyo bya biri narutaga. The best one nifuzaga cya performingaga, nari mfiteho abafana banjye benshi, nari mfiteho abanyeshuri bazi izina ryanjye, hariyo ama click yanjye ku buryo nagendaga bavuga ati Mandela. The guy noneho haraje kuduhitana aranatwica. Umunsi nari kujyayo umunsi bamaye aragiye ndiyogoshesha skin. Ibintu byose ndabyogosha mbimaraho. Njya mu kigo ntago nari nzi impamvu y'uwo mugambi. Njyayo ndundi muntu. N'umuntu wari wandikomandinze kuri icyo kigo yari yagiye abanza aragitegura. Yari umustar, yari umukobwa w'umustar. Ateguza Kigali babyati hagiye kuza umukazini wanjye. Mu mwitegure ameze gutya. Ariko icyo kigo niho naboneyeho ubuntu bw'Imana. Amen. Nagiye urumva noneho bya bindi tuvuga ngo click, nari mfite yo click ya danje. Bya bindi bavuga ngo ngukinisha kurya bikarangira bihagiyemo. Ngiye nkabikora nzi yuko ari ibintu by'imikino no kwiyoberekanya by'akanya gatoya. Ngavuga ngo nari mfite click byibura kugera kino kigo kubera amateka nagiye nandika ku bigo bigiye bitandukanye. Reka nse nkaho njya mu bintu gake ngiye nigera mu rusengero, gake njya mu rusengero abantu batazongera kubona yashusho noneho nza boosting noneho meze neza cyane. Gake uko mbijyamo mbona ubuntu bw'Imana. Mana ni iki niwe wagikoze? Uko ugenda utera intambwe bya bindi bavuga ngo tera imwe ndatera 99. Yego. Genda mbona ubuntu bw'Imana nsobanukirwa from scratch ahantu natangiriye mbona ukuboko kw'Imana uko yagiye indengera igarura ubuzima bwanjye bwose bwa bya bintu naciyemo. Ikajya ibunyereka umunsi ku wundi. Umunsi ku wundi. Ndagenda nemezwa n'umutima wanjye ko ngomba gukizwa. Ariko nkaba narabatizwa mu mazi menshi. Nangira gukora ibikorwa byiza, nangira guhinduka kuva mu bigare runaka, umuntu usenga, nkunda gusoma Bibiliya. Uko nsoma Bibiliya cyane. Nta muntu ubikubwiye. Nta muntu ubimbwirije. Najya kuryama nkumva nshaka gusoma Bibiliya. I take Bible, I read. Ngenda na bya bindi noneho mbyikuraho. Vuga ngo iki kintu nabagamo ndumva kidahamanya n'umutima wanjye ko nkwiriye kuba nyibamo. Nyikuramo. N'iki kintu ubustari bwo ku kigo mbwikuramo. Expectation zabo mwiganaga. Expectation nenguha abantu bose. Bamukazi wanjye arambye ati barambabaje barandaburije gute nakwe nabwiye abantu kuzaza umeze gutya ukaba waraje uri idage rya nyuma.
none ijambo idage cyo kintu cyaje kunshimisha no kumva bati ubundi bwo kumugani abantu bakijijwe cyabagiye muri Yesu iyo utari gangster uri idage burya niko abantu babibona go deeper benshi niko bizi ati waje hano uje kwambara ibyo bitise bingana gutyo kwambara ibyenda bingana gutyo wagomba kwambara utuntu tumeze neza tugize gute burya niko biba bimeze the grace yanjye rero yaje gute na light yanjye noneho ntagiye nkunda ibyo bintu umutsaperi w'ikigo from nowhere ntaza biturutse nagombaga kujyana nk'inkweto nkenge ku ishuri ubundi bwo nshyashya eshanu zigomba kuba ziri aho ngaho bihoraho cyemeze cyangwa cyanjye ibiki I go by one shoes urwo rukweto nararwambaye rwambara imyaka 2 ntajya mbona ko nambara urukweto rumwe kandi nambara urukweto rumwe ushobora kuvuga ngo ibi bintu ni biki urumva ngewe wagombaga guhinduranya inkweto niyo byabaga biri ngombwa ko bishoboka yuko ndi bwambare rumwe mu gitondo twajya muri refectoire ngambara urundi uyu ari we ngewe noneho ngiye kwambara urukweto rumwe nkajya ndwambara kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru nta nubwo no kuwa gatatu nararwambaraga nkongera nkarwambara rukankorera ibintu byose kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu urumva twabaga dufite naje kujya muri ibi bintu bya lajepra dufite ku ishuri amarepetition nkajya muri repetition nambaye iyo nkweto nkavayo ku cyumweru ukaba ariyo njyana gusenga kuwa mbere nkazongera nkayisubizaho nkayihanagura nimugoroba nkongera nkayambara nkongera nkayambara ba muri ubwo buzima cya kintu numvaga ngo giteye isoni aba ari cyo kintu mbamo ariko sinamenya ko ari cyo kintu ndimo ndabamo ariko Imana yagiraga ibanze inshishe bugufi inyigisha ibintu by'ibyangwe ku ishuri nisanga ndi umuntu wambara uniform amasaha 28 kandi nari ndi umunyacyangwe yego ariko burya Imana iyo igiye kubanza kukuzamura cyangwa kugukoresha irabanza ikagukarabya iragukarabya wese reka dusome mu Bakorino 5:17 haravuga ngo umuntu wese uri muri Kristo aba abaye icyarimwe gishya ibya kera byarashize dore byose bibaye bishya maze kuba umuntu mushya maze kubatizwa merci turi kubona uyu munsi waje kuba umugabo gute merci kugira ngo ugire impact ku bandi bantu bagenzi bawe kugira ngo iyo favor y'Imana ikubeho byagenze gute biri gitubwira ngo Imana irababarira ngo niyo byaba bitukura tukutuku ngo irabihindura nk'ubwoya bwa shelegi Merci wari ufite amateka ameze gutyo nabaye muri abo bantu nta wanunze urutoki ngo uriya yari umujanki nta wanunze urutoki uriya yari umusinzi yari iki bivuga ngo Imana yaragiye ifata cya cyangiro cyose cy'ibibi byose nakoze Yesu arakiyambika akuramo umwambaro we w'igikundiro n'ubwiza arawuma turagurana ariyo nzira y'umusaraba yanjye uwo mubi wese nari mfite aramutwara amubwiza bwe nkaba naragiraga ibikomere byo kuvuga ngo abantu bakiriye Yesu baba muri Yesu cyangwa abarokore cyangwa abakristo shimira Imana uyu munsi cyari gikomera y'imvita bagomba kugenda gutya bagomba kwambara gutya it's a discipline ni discipline ishobora kuba iba mu itorero runaka ubamo cyangwa ibiki
ariko umutima wanjye ugakomeza kumatiriza ko Yesu ataje kureba abo ngabo gusa, It's true. yaje ku bwacu twese cyane cyane ba bandi bari inyuma bari barahonde. Yego. Ubuzima bwanjye rero muri Kristo, I choose to be reflection, to do, to wear like the guys, cyangwa nka ba bandi twabanaga hahandi. Bireke ko you can be cool, you can be humble, Cross. but ufite Kristo muri wowe. Amen. Yego. Kuba ufite Kristo ntabwo bizakubuza kwambara ishati ukunda, ntabwo bizakubuza kwambara inkweto ukunda, ntabwo bizakubuza kwambara kwa kundi, ariko ufite ubuntu bw'Imana muri wowe muri Kristo. So nibwo buzima mbayemo, ni nacyo kintu narwanaga nacyo. Nkababwira you can be unezerwa muri Kristo, habayo umunezero muri Kristo, harimo byinshi byiza. Yego. Witinya ngo ninjya kuba umukristo nzajya mpora nambaye congo n'itise, kuko icyo gihe urumva nicyo gihe twe twari turimo. Uyu munsi ibintu bimeze neza, abantu barambara uko bashaka, baragira gute, bafite Kristo, tunabishimira Imana. Ariko hari abantu bakiri inyuma bagitekereza nyine yuko iyo ukijijwe ari bwo ngucupira, ari bwo uba Kadage, kuko iryo jambo niryo jambo bambwiye cyane ati wabaye Kadage. Kadage. Ariko umunsi ndashaka kubabwira ngo iyo duhuye nabo bavuga ngo iyo tumenya, mba mu buzima nishimiye kubera ko mfite Kristo. Amen. Mu buzima butancira urubanza kubera ko mfite Kristo. Mba mu buzima bwuzuye umunezero kubera ko mfite Kristo. Mba mu buzima bufite amahoro kubera ko mfite Kristo. Atari uko na struggling, atari uko nahura nabwo, kuko Kristo yaravuze ngo ntabwo ngiye kubasezeranya yuko ibintu bizaba biri perfect cyangwa bimeze neza, ariko mu byo muzahangana nabyo cyangwa mu byo muzarwana nabyo byose nzabaheramo amahoro. Ikiruta ibindi muri ubu buzima rero amahoro ya Kristo, ariyo nifuriza buri umwe wese. Umuntu unyumva ushobora kuba waraciye mu buzima nk'ubwo naciyemo, ushobora kuba ufite background imeze nk'iyo njyewe negeze mbamo, ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wafata umwanzuro, wafata icyemezo ku buzima bwawe, kuko muri Kristo hari umunezero. Muri Kristo ukunda kubyina urabyina, muri Kristo ukunda kwambara urambara. Umukristo mwiza bagomba kuba asa neza cyane. Ushobora kuba umukristo wambara casual, ushobora kuba umukristo wambara classic, ushobora kuba umukristo whatever. Ibyo ntacyo bivuze, iby'imyambaro ibyo ntacyo bivuze iby'iki. Icyo Kristo ashaka ni umutima umenetse. Icyo Kristo ashaka ni umutima uciye bugufiya, kandi ni umutima umushima. Ni umutima ushima, ubundi bwo ukizerera muri we, ukagendera muri we, ugahazwa n'amahoro ye. Ibindi birikora, kora ibindi birikora, biri automatic. Iyo wamaze gusobanukirwa icyo kintu uratura. Kuko ijambo ry'Imana muri yaratwigisha aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo ibyo kurya byacu biduhe none cyangwa biduhe uyu munsi. Niryo sengesho Kristo. Iyo mbyutse mu gitondo byari nakubwiye ngo grace, njyewe nyizwa buri munsi, nyizwa buri segonda, nyizwa buri munota. Iyo nakiriye umukiriya I try my best kukirizwa muri uko buryo mwakiriyemo. Iyo mbyutse mu gitondo ndatura ngavuga ngo ubuntu ubume uyu munsi, ibyo kurya byanjye ubime uyu munsi. Amen. Kubera ko nuzuye amahoro yawe Kristo, kubera ko ndi kumwe nawe, ukaba unyemereye kubyuka biri uyu munsi. So uyu ni wo munsi rero. Nta wundi munsi tuzategereza ngo bizaza,
nahoraga muri iryo jambo ryo kuvuga ngo bizaza zakizwa bizagenda bite. No, ibi bintu biraryoshye muri Kristo, ibintu biraryoshye, ibintu biraryoshye muri Kristo iyo wamenye kwatura, iyo wamenye guca bugufi, iyo wagize umutima umenetse imbere y'Imana, ibintu biraryoha. Katura ubuntu ukabwira Imana ibyo munsi byanjye ubibe kubw'uyu munsi. Kuko muri Jeremiah chapter 29 verse 11 haravuga ngo erega nzibiyo nibwira. Ikintu ushaka ni iki? Irabizi, iranzi ibyo nshaka. Korini irakuzi, iratuzi ko twabyutse, irazi icyo ushaka. Hari marayika utegereje rero ngo ubivive, uvive bwa buzima ubundi bwo receiving. Ntutabiviva bisagwa mu kirere, izabisubiza bikuma mu kirere. Merci. Ndabizi ko na bagenzi banjye bize. Ndabizi ko bize pe. Dusoza ubutumwa wagenera The Grace Note Podcast n'urubuga rw'urubyiruko. Yego. N'urubuga rw'urubyiruko tuvuga ku Mana, tuvuga ku buzima bwacu, turi hano ngo dutyazanye. Yego. Niki wabwira bantu wabikomojeho, ariko ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera bagenzi bacu. Yes, hari abari muri drug, hari abari muri peer pressure nk'uko wabivuze, iyi si turimo, hari abari mu busambanyi, hari abari mu busambanyi, hari abari bantu benshi bari mu bigeragezo byinshi cyane bitandukanye. Niki wababwira? Dore ukuri guhari nuko byange cyangwa ubyemere, ubuzima bufite Kristo n'ubuzima butanga amahoro. Ubutumwa bwanjye n'ubu. Antoine yigeze kubikomozaho bamubaje ikibazo ngo ese ngiyo hatajya kubaho ibintu bya Yesu, ibintu byo gukizwa no kugira gute, bari kuregreta ubuzima bayemo. Uzanywa inzoga hari ingaruka zabyo, kuko buri buzima bwose tubamo uyu munsi bugira ingaruka zabwo. Yego. Uzanywa inzoga hari ingaruka zabyo, uzajya uzireba. Uzanywa itabi hari ingaruka zabyo, ko niko kuri guhari. Uzaba umusambanyi hari ingaruka zabyo. Uku kuri kurahari, ni ukuri tutagiye no muri Bible, tutagiye mu biki, ukuri kurahari. Uzaba umuntu mwiza, uzaba imfura, uzaba inyangamugayo, ingaruka zabyo zirahari. Uzitwararika neza, uzanga kwiba abantu, uzanga guhemukira abantu, uzabanira abantu neza, ingaruka zabyo zirahari. Ni wowe wo guhitamo. Ariko nk'urubyiruko, nkatwe nk'urubyiruko nibwira buri munsi, birashoboka ko uyu munsi wafata umwanzuro, birashoboka ko uyu munsi wafata umwanzuro, ubuzima bwawe ukabubamo utazigera uregreta, umutima wawe nta rubanza ugucira. Kandi si ibyo gusa, kuko ingororano ntabwo tuzazibona hano mu isi gusa, kuko kuba zihari zirahari. Umugisha, umunezero, kuba amahoro bihari hano birahari. Nubwo abantu bavuga ngo birahari, biteganyirijwe wowe, kandi ibyawe birahari, ntago ari ibyanjye, ntago ari kuvuga ngo natwaye bya runaka, birahari. Ibyo birahari. Uyu munsi nufata umwanzuro, ibyawe urabibona, uzabona ayo mahoro. Izo depression uzazivamo ufite uyu munsi, uzabaho ufite umunezero. Ntago Imana izakumira ibiza bije kukubabaza byose, kuko ijambo ry'Imana nakubwiye ngo riravuga ngo erega nzi ibyo nibwira. Nuyiha ubuzima bwawe, iyo izakurwanirira intambara utakirwanirira, iramutse ikwiha agatambaro gato ukareba nk'intambara ziba ziri inyuma yawe n'abamarika baba bakugose barimo bakurwanirira, nibwo wasobanukirwa ibi ngibi. Ariko nonaha ndagira ngo nkubwire ko
wafata umwanzuro ubuzima bwawe bugahinduka. Natwe tubirimo rero twagiriye ubwo buntu tukabumenya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta kure umwanzi atageze imyambi. Yego. Uyu munsi ushobora kuba uhagaze wumva ko uri igihangange, nta kure Imana itakugeza. nta kure Imana itakugeza kuri ya message y'ababandi bakiriyo wagerayo. Ariko uyu munsi wowe ubiviva ubizi wabonye ubuntu bw'Imana, gukizwa ni buri munsi. Kandi ntucike intege ngo wumve amajwi ya Satani akubwira ngo ko wakoze kariya ngo ubiryamirire ubisinzirane. No, saba Imana imbabazi, wature, biracyashoboka. Gukizwa ni buri munsi, ni buri saha, ni buri segonda. Uvugishije wese, ibyo uvuze byose, aho ugiye hose, aho ugenda hose, gukizwa ni buri kanya. Kandi uvuve ubuzima bwa gikristo. Umuntu nanakubona ubwo buzima buvive, akigusuhuza, akikuvugisha, ubwo buzima ubivive. Ubuzima buvive, wature Kristo mbere y'ibindi mu buzima bwawe, umunsi ku wundi, segonda ku rindi. Duhore twiyeza buri munsi. Duhore twiyeza buri munsi, kubera yuko umwanzi ari bugufiya bwacu ku kantu gatoya cyane. Ku bantu bakunda gusoma Bibiliya, hari akantu gatoya, hari agastory nkunda, kuko Bibiliya ijya indyohera. Irandyohera cyane. Kuko ukuntu mbivuga ngo impamvu indyohera nuko namenye umwanzi wa mbere mfite ko ari umubiri nambaye. Muri message nimo ndatanga ngewe, uyu mubiri nambaye niwo mwanzi wanjye wa mbere. Mu buzima rero bwanjye bw'inzira yo gukunda Bibiliya cyangwa bwo gukunda ibitabo, ubundi bw'uyu mubiri nambaye board ya mbere ibaho ni Bibiliya. Niba ngewe ndabeshya, niba hari n'ikintu gitera ibitotsi cyo tubiteramo blague n'abaciti banjye, wabuze ibitotsi ugasoma Bibiliya ako kanya kabisa ibitotsi bitabiboneka. Ariko uyu mubiri wanje mwima ibyo nsaba mu gihe runaka, igihe bitangiye kumbwira ngo ndumva nshaka ibi nibi, ndebye atahubwo reka nguhe ibi nibi. Cyagihe umubiri ukubwira ngo Bibiliya sura yisoma bigende bite, ahubwo aba ari bw'ugisoma. Ndagira umbwiza ukuri ko Bibiliya izaguhindurira ubuzima. Story nashaka kukubwira ni agasori gatoya k'Abisiraheli. Bagize umwami, abami bagiye batandukanye, ariko umwami wa mbere bagize n'uwo bitaga Sawuli. Yari umuntu watoranyijwe n'Imana. Yari umuntu usobanukiwe n'Imana, kuko nibyo yakoraga yajyaga yiragiza Imana mbere. Ariko umwanzi aza kumwiba gatoya, ariko byari mu mugambi w'Imana. Kuko iyo usomye Bibiliya ikubwira ko ariyo yagiye imuteza uburakari kugira ngo yange Dawidi, kuko yaje gukurikiranwa na Dawidi. Ndagira uvuge kuri twebwe tuvuga ko tuzi ubuntu bw'Imana. Imana iragutoranyije ikugize uwo Sawuli uyu munsi uhagaze aha, kubera ko niwe mwami wa mbere waje kubaho. Biri muri Bibiliya, ndabashishikariza gusoma kuko Bibiliya ni igitabo cyiza pe. Ako kagasitari ukuntu nshaka kukakubwira, yari umuntu uzi Imana. Sawuli yari umuntu watoranyijwe n'Imana, yamuhisemo atayizi. Shovari y'iwabo yabuze, ni bla bla bla, story ndende mbabare kuvuga gutya. Gusa haza kuzamo ikintu cy'urwango muri we cyabibwemo kugira ngo isezerano ry'Imana risohore. Sawuli nawe asa nk'urangaraho gatoya, rwa rwango ararubiba, ararugumana muri we, nubwo yatinyaga Dawidi kuko yari yarahamagawe n'Imana. Araruvomerera, rurakura, rwera imbuto, kugeza igihe za mbuto zimurimbuye, zimwigiciye. Uyu munsi dushobora gukora amakosa turimo, kuko twarahamagawe tugira gute. Uze wowe uri muranyumva, ubutumwa bwanjye n'ubu. Aka gaseke rero tukita vibe for Christ. So we're going to vibe in. Oh, I really go. Think you can choose one. Either one. I like the middle ones. Okay.
I'm going to answer the question you find there. Urayisoma hanyuma. What? Kiragoye. Kivuga gute? Mfite kuyisoma kandi urayisoma. kandi ngo iyo ubuzima bwawe buba ari indirimbo yo kuramya yaba yitwa ite? Indirimbo yo kuramya nta mana nta buzima. Nta mana nta buzima. Iterwa n'umuntu bita Kadogora. Nta mana nta buzima. Ni True Promises. I think it's a True Promises. Yeah. Okay. Akoze kuduha ubuzima bwawe kugira ngo benshi muri bo bagire ubuzima. Iyo umuntu atanga testimony avuga ibyamubayeho ubundi biba ari personal life. Ntabwo ari ngombwa ngo bigire kuri social media, ntabwo ari ngombwa ngo hagire undi muntu umenya. Ariko iyo bivuze uri gutanga ubuzima bwawe kugira ngo undi muntu agire ubuzima. Dusoza reka dusome muri Petero wa mbere 2:9 haravuga ngo mu bwoko bwatoranyijwe kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye abakuye mu mwijima abajyana mu mucyo utangaje. Twebwe twese urubyiruko turi ubwoko bwatoranyijwe, twatoranyijwe n'Imana, turi ubwoko bwatoranyijwe n'Imana idukura mu mwijima idushyira mu rumuri. Ni byiza ko tuba urumuri kuri buri wese, ni byiza ko nawe ubonye ubu buhamya byanze bikunze ugomba guhinduka, ugomba kwitekerezaho ukavuga ati koko nkwiye kuguma mu mwijima. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko twatoranyijwe. Ndizera neza ko mufashijwe. Mbahaye ikaze mu kindi kiganiro mu episode itaha. Yesu abahe umugisha.